Dukomeje tubashimira mwebwe bwese mwabanye natwe muri uyu mwanya aho muri turabaramukije mu ndamutso y'umwami w'iteka bahiri. Tugiye gukomeza twiga mbere yuko mbabwira insanganyamatsiko uko bisanzwe, reka aho muri mwubaha Imana nuko dushyire mu biganza byayo dusenge. Urakoze muremyi wacu uduteguriye ubu buryo utuganire n'abo waremye ijambo ryawe, turagushimye cyane, habwa icyubahiro, ntihagire uhomba kandi yakurikiye, twiyereke dukuze mu bitekerezo, n'abadaha ibyawe akanya ubatera ubwuzu none, twigishe kuko uradukunda, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganirira hamwe insanganyamatsiko iri kutubwira ngo inama y'umugabo wo guhamya. Ngiriyo ijambo tugiye kuganira. N'ubuhanuzi buvugwa mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 1 kugeza kwa 20 nibwo tugiye kwiga, ariko turabwiga mu buryo bwatuma uwo ari we wese yumva ibimureba. Ni urwandiko rwandikiwe ab'i Laodikiya. Ku bazi Laodikiya cyangwa se iki gice cya 2 cy'Ibyahishuwe n'igice cya 3 ni igice kivuga amatorero 7. Ayo matorero 7 akaba atari amadini 7, ahubwo ni itorero rimwe rya Kristo ryabayeho mu bihe 7 bitandukanye, muri buri gihe rigahabwa izina rihwanye n'igihe ryabaga rigezemo. Akaba ariyo mpamvu ryabanze kwitwa Efeso ku ikubitiro, ryitwa Simuruna, ryitwa Perugamu, ryitwa Tuatira, ryitwa Sarudi, ryitwa Filadelfiya, aha ku musozo tugeze ryitwa Laodikiya. Iyi Laodikiya igihe ubwacyo cya Laodikiya gitangira hagana mu 1844, kikaba kizageza imperuka, nta kindi gihe cya 8 kibaho, ahubwo amateka yose asoza isi mu bijyanye n'iyobokamana akubiye mu iki gihe cya 7. Ubutumwa babwiwe rero wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti: uwiyita Amena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubiri. Iyo wari ukonje cyangwa wari ubizi, nuko rero kuko uri akazi uyazi udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti: ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindo wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano, nuko rero gira umwete wihane. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. Ngubu ubutumwa bwabwiwe Laodikiya butanzwe na Yesu ari we umugabo wo guhamya. Ni nayo mpamvu bwitwa ngo ni inama y'umugabo wo guhamya. Iri torero rya Laodikiya ritangira muri kiriya gihe nababwiye, nk'uko n'andi matorero yagiye agira imiterere yayo yihariye, naryo ririhariye, ariko n'ibihe byose by'isi byabayeho rifite imiterere itandukanye. Reba abantu baguye mu kaga ko kuvuga ngo ndi umukire, ndatunze, ndatunganiwe, ntacyo nkennye, ariko ngo uyu ubaha inama we ngo yareba agasanga ari abakene n'impumyi ndetse ari abatindi bo kubabarirwa, ari ba miserable. Nta kaga kigeze kabaho mu by'umwuka ngo gahwane n'akariho buno muri Laodikiya. Ndetse no mu bihe by'umwijima aho isabato yahindurwaga, ibishushanyo bigasengwa, abantu bakembaza abazimu, impigi zikambarwa, Bibiliya igatwika, ubundi ikagwanywa ku mugaragaro. Ariko ko biri kose abo bakoraga ayo mabi
nabo babaga bazi ko hari urugero bamanutseho rwo kwizera baguye, bakabikorana ipfunwe n'umutima mubi, nabo bazi ko hari abapagani atari abatahajuru. Noneho ababo amabi yabo no kurwanya Imana barabikora, bamara no kubikora bakigamba cyangwa se bakivuga nk'abantu b'abayoboke beza b'Imana Data twese wo mu ijuru. Niyo mpamvu rero bavuze ngo ntabwo ukonje kandi ntubizi. Abantu b'i Laodikiya ntabwo ubabwiye ngo muri abapagani mwabipfa. Hari ibyicaro uricazamwe abantu ukavuga uti abasenga nibajyaha, abadasenga mujyaha, ukavuga uti mwe mujye mu badasenga, ntabwo mwakizanye. Noneho kwiyita usenga ariko utagira umuco n'umwe uranga abasenga, nicyo gitumye Imana ngo mu kanwa bayibereye akazuyazi, kugeza ubwo yavuze ngo hatabayeho gushyuha ngo uherere ku ruhande rwiza, hatabayeho gukonja ngo ujye ku ruhande rubi bimenyekane, umuntu amenye yagushakira. Imana iravuga ngo wabunteye iseseme ngiye kukuruka. Muri insanganyamatsiko rero turibaza ibibazo bine. Icya mbere ni ukwibaza ngo mbi y'inama isobanurwa ite. Iyi nama abagiriye abo muri iki gihe cya Laodikiya ntaravuga ko isobanura, ndabanza mbarangira amagambo ari mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo n'uwa kabiri ku basoma ibitabo, Abongereza n'urupapuro rwa 36, abasoma Igifaransa ni 75, ahanditse ko ubutumwa kuri Laodikiya bwerekeza ku badivantiste b'umunsi wa karindwi bahawe umucyo mwinshi ntibawugenderamo, ndetse ngo bagerageza kuba beza mu byizerwa, ariko ntibanyura mu nzira umwigisha wabo yari yarabayoboyemo. Hagasoza havuze ngo batihanye barukwa. Ikindi ibyo mvuze n'ubundi murabisoma mu gitabo cy'Ibihamya by'itorero umuzingo n'uwa 4, urupapuro rwa 88, ahanditse ngo yego niho ni 88, handitse ko ubu butumwa bwerekeza ku bwoko bw'Imana. 87, ubutumwa kuri Laodikiya applies to the people of God who profess to believe the present truth. Burerekeza ku bwoko bw'Imana buvuga ko bwizera ukuri kw'iki gihe. The greater part are lukewarm professors having a name but no zeal. Umugabane munini w'abagize iki gihe cya Laodikiya ni ababwiriza b'akazuyazi, bafite izina ry'uko ari ab'Imana ariko ntabwo bagira umwete. Ibindi muzabyisomere, ariko icyo nashakaga abumva Laodikiya batagira ngo ni igiti cyangwa agasozi k'iyo, ahubwo ubu ni ubutumwa bwerekeza ku bwoko bw'Imana bwa none, buvuga ko ari bwo bwagizwe abarinzi barinda amategeko y'Imana, babwiriza ukuri kw'iki gihe. Nibo bavuza ubupagani, nibo bavuza ubukirisito, ahubwo bagatura imbere y'Imana ari akazuyazi. Bana b'Imana, reka dusesengure ya nama. Iyi nama isobanuye iki? Nicyo kibazo cya mbere. Iyi nama y'umugabo wo guhamya isobanuye iki? Kugura izahabu yatunganijwe mu ruganda, kugura imyenda yera, kugura umuti wo gusiga ku maso, bifite ubusobanuro bworoshye kumva. Abantu baherukana n'ibitabo bya kera, ubusobanuro bwanditswe mu mwiteguro y'imvura y'itumba, urupapuro rwa 7. Ubusobanuro bwanditse mu bihamya by'itorero umuzingo n'uwa 5, urupapuro rwa 233. Nanone kandi ubusobanuro buboneka mu muzingo wa 4 ibihamya by'itorero, urupapuro rwa 88. Kangerageze kuvuga nihuta icyo buri kintu gisobanuye. Izahabu yatunganijwe mu ruganda, birasobanuye ngo ni ukwizera n'urukundo. Niba b'i Laodikiya bari kubwirwa kugura izahabu, iyi zahabu ikaba isobanuye kwizera n'urukundo,
ab'Ilawodikiya nta rukundo bagira. Ibi ndaza kubisobanura mbisesenguye ntarwo. Ubwo rero barategekwa kurushaka, kandi iyo ubuze urukundo uba ubuze ubuzima bw'umuntu uvuga Imana. Ni urwa mbere rwa Yohana 8, bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Kubura urukundo kwa Lawodikiya bivuze ko batagira Imana. Ibi mvuze byanditswe mu gitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Lawodikiya ntigira Imana. Naka paragrafi k'143 aho bavuze ngo itorero riri mu gihe cyangwa se riri muri ya nyifato nk'iyi Lawodikiya. Nuko handitse itorero rimeze nk'iryi Lawodikiya, Imana ntiri hagati muri ryo. Iyo ubuze urukundo uba ubuze Imana. Kubera iki? Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Kandi mwese mu nyumva muvuga iby'Imana, mugafata Bibiliya mukaririmba mukajya muri korari, igihe uzabona urukundo ntarwo, umubyizi w'ibyo uba muzaba wapfuye, uzasenye usese ubomore utangire bundi bushya, kuko urukundo nibwo buzima bw'iby'umwuka. Noneho rero Imana irebye ab'Ilawodikiya isanga bikunda batagira urukundo, ibategeka kurushaka. Icya kabiri yababwiye, yabategetse gushaka umuti wo gusiga ku maso. Ibyo bitabo nababwiye byose biravuze ngo ni ubuhanga bw'Umwuka Wera bubashisha umuntu gushishoza, agatahura icyaha kandi akagicikaho, yewe ngo bukanamutera kumvira n'ibyo Imana yategetse. Ibyanditse ahatandukanye, ni wo muti wo gusiga ku maso, ni Umwuka Wera. Ubu muri Lawodikiya n'Umwuka Wera na Yesu ntibabamo. Wavuga ngo kubera iki? Nuko muri Yohana 6:36 handitse ngo umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo. Ayo magambo niyo mwuka kandi niyo bugingo. Jambo uwo ni Yesu. Ubwo ntihaba Imana ntihaba na Yesu. Noneho ku nama ya gatatu, uyu muhamya ukiranuka yarababwiye ngo mungureho n'imyenda yera. Ibyo ni ugukiranuka kwa Kristo. Mu gitabo cy'Ibamya by'itorero umuzingo wa 4:88, the white raiment is the purity of character. Iyi myenda yera ivuze kubonera kw'imico, the righteousness of Christ imparted to the sinner. Ni ugukiranuka kwa Kristo umunyabyaha ahabwa. Iyo utihanye ngo babarirwe n'Imana, watuye ibyaha byawe kandi ubikuye ku mutima, kugukiranuka ntuguhabwa. Kandi utakugira nta cyiza yakora, kuko kwambikwa gukiranuka kwa Kristo ariyo myenda yera nivyo bigutera gukora ibyiza. Ubundi bavuze ngo umuntu yahawe gukiranuka kwa Kristo, abandi bajya babivuga, abantu bagabanya akazina kitwa ngo abarokore, bajya bakunda kuvuga ngo nugukizwa, ngo barakijijwe. Iyo ukizwe nyine, iyo ukijijwe urakora nyine. Umunyabyaha agereranywa n'indembe, irimo serumu, irimo sonde, iri ku mwuka. Iyo bavuze ngo iyo ndembe yakize, ikimenyetso iritamika ntibongera kunyuza muri sonde, irihumekera ntibongera kuyisunikira umwuka bakoresheje imashini, arihagarika ntabwo akoresha sonde, arijyana ntibamurandata, uwakiza arakora. Niyo mpamvu Yesu yakijije, ntabwo agukiza ngo ukomeze ugagare nk'indembe kandi uvuge ngo wakijijwe, ahubwo urangwa n'imirimo. Iyi mirimo myiza rero yo myenda yera niwo musaruro ukomoka mu kwambara gukiranuka kwa Kristo. Ntawe Yesu yakijije ngo abeho ubuzima bw'imbura mumaro, kandi uwo Yesu wamukijije we ari umukozi w'umuhanga udasiba. Ngiyo iyo nama, ni ukugura izahabu yatunganijwe mu ruganda kandi ari rwo rukundo, ni ukugura umuti wo gusiga ku maso, ubuhanga bw'Umwuka Wera bugutera gutahura icyaha no kukihana no kugicikaho no kumvira, ni ukugura imyenda yera ariyo mirimo yo gukiranuka y'abera, igirwa n'abambitswe gukiranuka kwa Kristo, kuko Imana ari idutera gukunda no gukora ibyo yishimira. Noneho iyo niyo nama ab'Ilawodikiya bagiriwe.
rero kubigura zari inyungu zabo, ni inyungu zacu, kugira ngo duhagare imbere y'Imana twemewe, kugira ngo ibyacu bye kugawa, burya uwakoze ajya akora ashobora asoze. Kuba mu by'Imana uba ugomba kubibamo, icyakora wanabivamo ukavamo, kuko ibintu byo gufata impunzi zombi bitera Imana iseseme, ari nayo mpamvu yavuze ngo ngiye kukuruka. Aba bantu rero b'Ilawodokiya ntabwo habaye amahirwe y'uko inama bayemeye ngo bayinezererwe. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere, Igifaransa ni 148, Icyongereza ni 128, haranditse ngo Dieu exige un réveil spirituel et une réforme spirituelle. Imana iradusaba ko tugira ikanguka mu by'umwuka, tukanagira n'ubugorozi mu by'umwuka, sans quoi les tièdes deviendront de plus en plus odieux aux yeux du Seigneur, qui finira par ne plus reconnaître comme ses enfants. Ibyo bitaramuka bibayeho, abararakazuyazi bakagenda barushaho kubikizira gishishana mu maso y'Imana, amaherezo bikazasoza Imana itakibabara nk'abana bayo. Ibi bivugwa byari ubuhanuzi bukomeje gushyira kera, ariko bwarasohoye. Ntabwo umuntu yamara umwaka ngo amare 10 ngo amare 100 akitwa akazuyazi, ahubwo biba byarahenukiye iyo abarakazuyazi babaye ubutita, ngo noneho ngo bisoza ku musozo Imana itakibafata nk'abana bayo, kandi barigeze baba abana bayo. Icyo baziza ari kimwe, gucumura, guteshuka, kugwa ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni ukuyoba inzira ubutazayigarukamo. Nicyo kibazo. Imana yaguha inama ntuyumvire, ngaho ahishyiraho umusozo, nuko umuntu bikarangira ntiyongere kwitwa umuntu wayo. Bana b'Imana muteze amatwi cyane abiga ubuhanuzi, ngiyo iyo nama ya Lawodokiya, niko gahenge, niko karembo ko gukirizwamo, niko karonka Imana iri gutangiramo umugisha, no kwemera iyi nama. Reka twimukire ku kibazo cya kabiri. Iyi nama abayanga bayanga gute? Muri Bibiliya reka mbabwire ko iyi nama ireba umuntu ku giti cye. Iyi nama ireba abantu nk'itsinda, nk'itorero. Iyi nama ireba igihe cya Lawodokiya. Iyi nama twese iratureba, nawe unyumva irakureba. Kuyanga rero ndabanza nsome ku bakunda gusoma ibitabo. Ntabwo Lawodokiya byaboroheye kwemera iyi nama. N'uwifuzwa mu bihe byose, Icyongereza 280, haranditse ngo nk'uko byari binameze mu minsi ya Kristo, niko bimeze uyu munsi wa none. Abafarisayo ntabwo bazi uburyo ari impezamayo mu by'umwuka. To them comes the message. Abafarisayo ba none nibo bahabwa ubutumwa uvuga ngo kuko uvuga uti ndi umutunzi, ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, ndetse uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Ya nama niyo basubiyemo, dore ndakugira inama. Ijambo nshaka nsoma ibi byose mu gihe cya Yesu yaje aziye Abayuda, bari abagabo bafashe imizingo, yabaregutsemo aho azavukira bahazi, Mika 5 hari Betelehemu. Ibizaranga ubuzima bwe babuzi, Yesaya 5:3 yari imibereho iciriritse no gusuzugurika. Yewe nibizamubaho ngo azagenda ku cyana cy'indogobe, byari muri Zekariya 9. Uko azagambanirwa guza ibice by'ifeza 30 ni Zekariya 12. Uko bazamuzunguriza umutwe byari muri Zaburi 22. Akantu kose kazamubaho nkuko yanabivuze muri Luka mu bice biheruka kari kanditse. Ariko ngo baza kugira ingorane, ngo Yesu areguka atari guhuza na kamere yabo. Bari bashaka Yesu w'igihangange, Yesu w'icyago, Yesu utunga urutoki bakabandagara, Yesu uzima kubaka ama etaje n'amagorofa, Yesu uzagira intwaro kirimbuzi, ngo bari bashaka ngo bakize uburetwa bw'Abaroma. Ariko Imana iyo yaboherereje Yesu ujaje guhiga icyaha na nyiramwe yacyo kikava mu muntu, nuko kugeza ubwo arababwira ngo mukunde n'abanzi banyu musabira ababarenganya. Nuko babonye uwo muzo we utandukanye n'ibyo bashakaga,
baramwanga. Hano baravuze rero uko byagenze mu minsi ya Kristo niko bimeze n'uyu munsi wa none muri Laodikiya. Abafarisayo bari muri Laodikiya ngo ntabwo bazi ubutindi bwabo bw'iby'umwuka, n'impeza amajye mu by'umwuka, ariko ayo makuru ntacyo bayaziho. Ngo nibo babwirwa rero ngo bujye nimwe mubwirwa ngo nimwe muvuga ngo kuko utazi ko uri umukene n'impumyi ndetse uri umutindi wo kubabarirwa. Wowe uvuga ngo ndatunze ndatunganiwe ntacyo nkennye. Buriya niba hari urugamba rukomeye no kubona ugiriye impuhwe umuntu umubonye ubukene arembye ukumva hari ka musada hari ubufasha wamugenera, noneho ugasanga ari kwidoga muri karitsiye ari kubwira abayirimo ati ngenda kize n'indege naraguze, kandi uri kubona na badabada ntayo ari kugendesha ibirenge, wanacanganya ikigo ukabura uko urabigenza. Nguko uko abafarisayo bo muri Laodikiya bameze, uvuga ibindi ariko ntumubwire ko hari icyo abura, ahubwo azi ko yujuje byose. Noneho dore uko bangiye inama, ni ibintu bigera muri 5. Icya mbere babuzwa amahoro n'ibihamya bibacyaha, ndagira icyo ngisomaho. Icya kabiri barakarira bavuga ukuri ndetse bakanabanga, nabyo ndabarangira inyandiko. Icya gatatu bagoreka ukuri ngo guse n'ibyo bashaka. Icya kane bakunda ikinyoma kubera ko gisa nabo. Icya nyuma banezeza abantu bagahitamo guhemukira Imana. Nguko uko umuntu yangiye inama. Mbereye ku rugero rwa mbere, ndarusoma mbanje gusoma aya magambo, aboneka mu gitabo cyitwa Guhamagarwa kwacu gukomeye, urupapuro rwa 26. Weho unyumva ufite akanunu ku bijyanye ni Laodikiya, aya magambo yumve. Satani akora ubudatuza kugira ngo atere abantu kwihakana umucyo, gutera intambwe imwe gusa uva mu nzira y'ukuri ugakandagira mu nzira y'ikinyoma birahagije kugira ngo Satani agufatiraho agutere kwita umucyo umwijima, n'umwijima ukawuhindura umucyo. Ni akaga gakomeye guhangara, kugururira umutima kutizera, kuko byirukana umwuka w'Imana mu mutima maze inama za Satani zikawinjiramo. Tugomba kwirinda intambwe ya mbere ituganisha mu gushidikanya no mu kutizera. Iyi ni inama igirwa ab'i Laodikiya. Urahirwe utazagwa mu kaga, intambwe imwe gusa ukabona wise umucyo umwijima. Ndatanga ingero zoroheje mboneze nsengura utu tuntu. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko muri iyi nama y'umugabo wo guhamya, bitewe n'uko abazayakira bazashyira ukuri hejuru, byanditse mu nyandiko zibanze page 270, byanditse mu mwiteguro w'imvura y'itumba page ya 7, ngo abazayakira bazashyira ukuri hejuru. Il exaltera la vérité, ukuri kuzashyirwa hejuru, ibinyoma bishyirwe hasi, ukuri gushyirwe hejuru. Uw'i Laodikiya nubwo wamubwira ngo ijambo ry'Imana riravuze ngo umuntu wese ugiye gusenga Imana atagwaye amaguru, yarabona afite ubumuga bw'amaguru ku buryo atahina, agomba gupfukama. Iyo ni ingingo yoroshye, ntabwo ikoze ku mushahara w'ab'i Laodikiya, ntigabanije ku cyubahiro cy'ab'i Laodikiya, ntabwo imuvanye aho yasengeraga, ariko kumubwira ngo oya mwijya musenga muhagaze yupfukama mwaserera sakwe yabo. Ntabwo uw'i Laodikiya ashaka kumva iby'umubwira, icyo ntikirimo. Akantu koroheje cyane, koroshye kubwira uw'i Laodikiya ngo iyo umuntu akoze icyaha, Bibiliya Matayo 18:15 irakubwira ngo umusange umubwire icyaha cye, niyemera uzabonye mwene so, niyanga umuteze undi, niyanga umuteze babiri, niyanga mu muteze itorero, niyanga azabaho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikora. Uw'i Laodikiya ntabwo ibyo yabyumva, ahubwo arakubwira atoya ibyaha twabigeneye amoko, hari icyaha ukora bakaguhana amezi 3, hari ikindi ukora bakaguhana 6, hari ikindi ukora tukaguha 9, hari n'icyo ukora tukaguca. Ubwo ugasanga umuntu w'umunyabyaha aho kugira ngo yihane yatura icyaha cye, aho bakarindira amezi bamuhaye, amezi yashira akaza atamezi yangenda yarangije, bati koko yarangije mu musubize mu kuba umwizera. Mbese bantu mu nyumva igitambo cy'icyaha n'amezi umara cyangwa igitambo cy'icyaha n'ukwatura? Nubwo yakwatura mu gitondo ukurikije Bibiliya, uwatura icyaha cy'akakihana wese abababariwe, ariko Laodikiya warindira ko amezi yarangiza kumubwira ngo nagakosa ntacyo gatwaye.
kugakosora, ntikaragabanye no ku mafaranga arya niba hari akabonamo, ntikaragabanye no ku cyubahiro cye, ntiyakwemerera, yakwiyemeza kandi umutsi nk'injangwe, ariko ntagire icyo apfonyokaho mu myumvire ye nuko abona ibintu. Ubwo wenda mwamaze kumva ingero zimwe, intambwe imwe gusa ya mbere ufata uva mu nzira y'ukuri ugakandagira mu kinyoma ngo Satani agufatiraho, bikazasoza umucyo wose uwita umwijima. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo n'uwa mbere, urupapuro n'urwa 376 ku basoma igifaransa, abasoma icyongereza n'uwa 3254, haranditse ngo mwerekwa ryanjye rya nyuma il m'a été montré que même ces messages catégoriques n'avaient pas compris les desseins de Dieu. Neretswe ko yewe n'ubutumwa nubwo bwari bwahuranije ntibwigeze busoza umugambi w'Imana. Les peuples sommeillent au milieu de ses péchés. Ubwoko bw'Imana bwari bwiryamiye mu byaha byabwo. Il continue à se déclarer riche et à prétendre n'avoir besoin de rien. Bwari bugikomeje kwivuga ko bukungahaye kandi bugakomeza kuvuga ko ntacyo bukeneye. Beaucoup d'entre nous se demandent, ndetse bamwe muri twe bakibaza ngo pourquoi tous ces reproches, ariko no kubera iki duhabwa iyi miburo yose? Pourquoi les témoignages nous accusent-ils sans cesse de recul et de péchés graves? Kubera iki ibihamya byose biri kuturega ko twasubiye inyuma kandi ko dukora n'ibyaha bikomeye? Nous aimons la vérité, dukunda ukuri, nous prospérons, duteye imbere, nous n'avons pas besoin d'avertissement et de reproches. Yewe ntago dukeneye iyi miburo, nta nubwo dukeneye iyi micyaho. Mais ce qui murmure sont de leur cœur et comparent leur vie avec les enseignements bibliques, qu'ils humilièrent les âmes dévadiées. Ariko wagira ngo aba bantu bivovota yaba bagenzuraga imitima yabo bakayicisha bugufi imbere y'Imana, bakayigereranya n'ibyo Imana ibashakaho, niyo yaba amahirwe yabo. Ariko abirawodokiya ikizakubwira ko umuntu yanze ukuri, kumucyaha, kumuhana arabyanga. Ibyo bintu akavuga ati wapi, dukunda ukuri, ibi ntama, ibi nibiturebe, ibi byakagombye kubwirwa abandi. Kuki ubundi mutajya kubwiriza abapagani ngo baririya ngo niriya, ngo abandi bati mubwirize n'abatazi Sabato? Ariko Sabato ntabwo ari yigize Bibiliya yonyine. Bibiliya irimo byinshi dusabwa kumvira kugira ngo twemerwe n'Imana. Ntabwo ari akarango kamwe wakicumba nk'inkoni ngo ibindi bikubite ku ruhande ngo uzavuge ko ubwo uri umutahajuru. Oya, ibyo ntibibaho. Icya kabiri nababwiye cy'abirawodokiya, barakarira abavuga ukuri. Paje 270 inyandiko za kera, igifaransa n'icyongereza, handitse ngo nabajije ubusobanuro bw'iryo nyeganyega nari nabonye. Mbwirwa ko ryatewe n'iyi nama umuhamya ukiranuka ukuri yagiriye itorero ry'Irawodokiya. Iyo nama ngo yagize ingaruka nziza mu mutima w'uwayakiriye. Uwayakiriye yashyize ukuri hejuru. Ngo bamwe barayemeye, abandi barayanga, bitera amacakubiri mu bwoko bw'Imana. Abirawodokiya batemeye iyi nama, ikimenyetso nuko banga bazanye ubutumwa, ari nacyo cyatumye habaho no gutandukana. Ibyanditse no mu byaduka byo mu minsi imperuka, byari byarahanuwe ko bamwe nibemereye inama abandi bakayirwanya, amatsinda birazaremwa, umubare barahawe kuri guheruka. Ibyo ntibikiri ubuhanuzi, ahubwo tubihagazemo n'umushinga ugeze kure, Imana iri gukorana n'abayo n'abanze basigaye ku ruhande. Noneho ikindi kiranga ko wanze iyi nama ni ukugoreka ukuri ngo gusa n'ibyo ushaka. Ibi muzabisoma rwa 2 rwa Petero 2:3, ngo abahanuzi b'ibinyoma ngo bajya babwira abizera ngo amagambo ngo y'amahimbano y'amaremano ngo kandi irari ryabo ryo gushaka indamu kuri mwe ngo rizatuma babwira amagambo y'amahimbano, kugeza ubwo umuntu abwira abantu duhimbano. Bati no mu gihe cya Mose bazanaga ibirundo, ati muzazane na ya Pasika, muzane na ya Noheli itaba muri Bibiliya, muzane n'iki, bakabaryonga batabatambyi bari bashinzwe kurya icyacumi bakakirya nyine bari guhuza umunyabyaha n'Imana. Uwo murimo ntukiriho. Yesu yatubereye igitambo, mwe mukijya muri kumuhuza nande? Ko twese turi abatambyi, byashuri 1:5 kugeza 7. Twese twahindutse abami n'abatambyi b'Imana ye, ariyo na se
kandi tugakora uwo murimo mu buryo bw'ivugabutumwa. uwo murimo ugakorwa n'umudiyakoni, ugakorwa n'umwizera, ugakorwa n'umuririmbyi, uwo ari we wese ubwiriza ubutumwa n'ufite imico myiza ntacyo yavuze, agatuma Imana ihimbazwa muri karitsiye atuyemo, ubu nawe abwiriza ubutumwa, akaba akoze umurimo wanditse mu Bakorinto ba kabiri 5:20, ahavuze ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ngo mbese bisa nk'aho Imana ibingingira muri twe, ngo none natwe turabahendahenda ngo mwiyunge n'Imana. Abakora umurimo rero nka Pawulo, nka Petero n'izindi ntumwa ntabwo bakorera ibihembo, ariko umuntu akakuryonga. Kwanga iyi nama birangwa no kugoreka ukuri ngo guse n'ibyo ushaka. Abo ushaka kurya ugasoma amasomo akugaburira, abo ushaka kunywa ibyabo ugasoma amasomo atuma babiguha uyagoreka. Noneho ikindi kibiranga ni ugukunda ikinyoma kubera ko musa. Ni urwa kabiri rwa Timoteyo 4, rwa kabiri rwa Timoteyo 4:3, ahanditse ngo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo. Uyu murongo mu utandukanye na Matayo 24:11 ho havuga ko muri iyi minsi y'imperuka turimo hazaba abahanuzi benshi b'ibinyoma. Ni imyizerere mubona y'urudumbidumbi, n'aya madini arusha ubwinshi uburo, kandi Imana ari imwe, kwizera ari kumwe, umubatiza ari umwe, ngo na Efeso 4:5, abayoboka ibyo baba mu idini imwe kuko bazajya no mu ijuru rimwe. Ariko byaranze bitewe nuko abashinga amadini buri wese afite icyo ashaka, abashaka kurya nta nubwo ari nibanga. Noneho amadini aragenda aba menshi, niyo yavuzwe muri Matayo 24:11 ko hazaza abahanuzi benshi b'ibinyoma. Muri uyu murongo rero ntabwo havuze abahanuzi b'ibinyoma bazayobya benshi, ahubwo havuze ngo nabazigwiriza bigisha bahuje n'irari ryabo. Hari abayoboye muri Laodikiya, ariko hari n'abayobowe ku buryo wamubwira ukuri akaba atakwemera, ntabwo agize bw'uwatinye, ntawe umuhagaze hejuru wabimubujije, atari ubujiji yagize ngo yananiwe kubyumva, ahubwo ukunda urwagwa, ukunda pirimusi, ukunda kanyanga, ukunda ibya byuma njya numva, avuga ati aba ninjya kubasengamo bazambuza inzoga. Inkumi yambara nabi ngaya amapantaro ngize inzara ngo tw'utusatsi, bati aba ninjya kubasengamo bazabimbuza. Kuko ijambo ry'Imana abasoma umwuka abahanuzi muzasome ibihamya by'itorero, umuzingo wa mbere cy'ikinyarwanda muri ibi bishya ni urupapuro rw'77, haranditse ngo abana b'Imana ngo bagomba kuba ubwoko bwihariye, ngo iyi mideli kwitaka no kwirimbisha byadutse ngo ntibigomba kubarangwamo, ngo hagati yabo barebeye inyuma ngo hagomba kuba mu itandukaniro n'abandi bose bo ku isi. Noneho wababwira rero ibyo, hari abantu bavuga bati hariya bazabimbuza, ahubwo mu ndangira idini itazamvuzaho induru, akaba ari ugiye kwishakira idini basa risa n'ibyaha yanze kureka. Ngiki kiranga nacyo kwanga iyi nama. Noneho ikindi ni uko hari abahitamo kunezeza abantu bakemera guhemukira Imana. Byanditse muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 42 kugeza wa 43, ahavuze ngo nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko kubw'abafarisayo ntibabyerura ngo badacibwe mu isinagogi, kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Mu myizerere itandukanye muri iki gihe cya Laodikiya, mu madini atandukanye muri iki gihe cya Laodikiya, harimo abantu akajagari kabamo bakabona, harimo abantu agahato kabamo bakabona. Muzazanaya nimutagira kuri urugero muzaba muri abanyuma muravumwa, ubwo buretwa baraburambiwe. Ariko ntakure ku munwa ngo nirumve ko batazababona igihe wabizanye, ngo nta kundi nyine ngo twararwemeye. Ariko Bibiliya yaravuze ngo aba bantu barababaje, baramwizeye ntibabyerura, nabazi ko ukuri ari ukuri. Ibinyoma bibavunye, kuko ibinyoma biravuna, ibinyoma bitera n'ubwenge buke, ibinyoma birarushya, ibinyoma birakenesha. Abayobotse ibinyoma barakenye, ubutindi bwenda kubica. Ibinyoma birakenesha, bakwambura utwawe, bagukoresha ibitari ingirakamaro, baragucurika, bakumarira igihe kandi utazagihemberwa. Nuko bamara kubirabukwa, aho kugira ngo babivemo bayoboke inama y'umugabo wo guhamya, ahubwo akavuga ati reka da
ntiteranya n'umuyobozi w'idini, ntiteranya n'ukomeye wo mu idini, yandeba nabi, yamvuma, nuko ngo babitewe nuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gukunda gushimwa n'Imana. Ngizi zimwe mu ngero ziranga ko umuntu yanziye inama, itorero se ryayanze, itsinda ry'abantu ryayanze, erega n'igihe muri rusange cyanze inama y'umugabo wo guhamya. Ikibazo cya gatatu aricyo kibanziriza igiheruka ni ukwibaza ngo umaze kuyanga amera ate, yaba umuntu ku giti cye, itsinda cyangwa igihe. Ibimubaho ni byinshi, reka tuvuge ibitandukanye. Icya mbere ni uko agira ubunyamuhango butagira ubugingo, byo bita ubunyamuhango cyangwa se formalisme, byaba ibibwirizwa by'ubunyamuhango, byaba imikorere y'ubunyamuhango, birangwa n'ibintu byinshi. Bana b'Imana, iyo twiga ijambo ry'Imana no kugira ngo ritwubake, ritwigishe, riduhanire gukiranuka, ridutunganye, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose. Byanditse mu rwaka rwa Timoteyo 3:16. Ariko ibyo bita ubunyamuhango ni ibintu umuntu akora mu idini bitagambiriye namba. Ibi bintu ko ari bitatu, ntibiza n'ubukungu ngo wenda azahavana ubukire, ntibyungura ubwenge ngo wenda azabinditwe mu bumenyi, nta nubwo byungura mu by'umwuka ngo wenda azaba umukiranutsi aryohere rubanda. Ahubwo bikaba ari ibintu biraho gusa kubikora ngo mubirangize, ntacyo bimaze mu mwuka, ntacyo bimaze mu mubiri. Ingero zimwe ndatanga ni nko kubona abantu mu myizerere itandukanye, ukabona bakugeneye isomo uzajya wiga, iryo uziga ku wa mbere, iryo uziga ku wundi wa mbere, iryo uziga ku wundi wa mbere, ugasanga isomo ry'i Kigali n'iry'Inewe Yoruke, isomo bigiye i Kampala n'iryo bigiye i Kinshasa, isomo bigiye i Mumbai n'iryo bigiye i Dubai, ugasanga ni isomo rimwe. Ukibaza ngo mbese aba bantu bose bibi birere bahuje amakene. Ugasanga umwana usuzugura se na nyina, umugabo usuzugura umugore, umugore ukubita umugabo, umuturanyi uroga, umukobwa usambana, umuhungu w'igisambo, bose babageneye isomo rimwe kandi bose badahuje amakene. Ibyo nibyo bita ngo n'ubunyamuhango. Iyo hari n'abagira inyigisho biga, bakiga ayagenewe umwaka yarangira bakongera bagatangira hamwe batangiriye, ariko ijambo ry'Imana ryo ridutegeka ko twigisha abantu ibihwanye n'amakene baramukanya ako kanya. Ibyo nibyo bita ubunyamuhango. Abantu bakagenerwa agatabo bariga igihembwe, bakakaborokora bakakarangiza, ntibahangayikishwe n'iby'umwuka bikarimo, ahubwo ugasanga bari no mu masiganwa ngo abandi baradusize, ngo abandi barakirangije. Nuko ibyo nibyo bita ubunyamuhango. Ubunyamuhango, umuntu yapfuye bati bati umuyobozi w'idini adahari ntawe ushyingura, ntawe ukoraho, niwe ushyingura, niwe ubanza mw'utuzi n'akavu, niwe ubanza mw'uduki, ni atamuhamagara abadiyakoni Muhammad. Nuko uburyo umushyinguye bakumvisha ko atagezeyo, kandi wamushyinguye nawe ubona ko wamaze kumushyingura. Kuko gushyingura no gushyingura nta yindi mirongo, nta handi handitse ibindi, nta butagatifu birimo, cyane ko mu mubwiriza 9:5, 9:10 uwasinziye ntacyo bimusozi twamumarira, nk'uko nawe yagezeyo ntacyo yamarira abasigaye imusozi, ngo kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo, nta migambi, nta bwenge, nta no kumenya. Ibyo rero nibyo bita ibintu by'ubunyamuhango. Ugasanga umuntu ngo tugiye kubatizwa, ariko ubwo agiye kubatizwa benze ugwagwa, najya gukomezwa hazaba hari kanyanga, ariko ugasanga arabishishikariye ngo nakerewe mu masakaramento, akayirukankaho asize atutse nyirasenge, akayirukankaho ngo ari kubatirisha yambuye mushiki w'isambu. Ugasanga ibyarimo n'utwo ari kurangiza gusa ngo turangire, ariko mu by'ukuri ntacyo bimaze. Utwo nitwo bita ngo ubunyamuhango. Ubukwe bwabaye, avuga ati reka da ntari ngo mbakoreho mbameneho utuzi umucane n'imirire imbere yanjye, ntabwo ubwo bukwe bwafata. Ariko nimusoma muri Amosi 3:3 haranditse ngo mbese abantu babiri bajyana batasezeranye, nta mugenzi witwa gusezeranya abashyingirwa ubaho, ahubwo umusore wakuze warambagije mugenzi ati ndagukunda nzagushyingirwa, se uzanyemerera? Nawe yabitekerezaho akamusubiza ati ndagukunze nanjye ndemeye, baba basezeranye. Wa munsi w'ubukwe dushorera umugeni
tumujyana iwabo w'umusore. Niko byanditse muri Bibiliya, niko byanditse mu mwuka w'abahanuzi. Umugeni ava iwabo agiye iwabo w'umusore wamusabye, cyangwa se mu cyumba baracyurizamo ubukwe nk'uko babiteguye. Nuko ubwo baba bagiye gusohoza amasezerano bagiranye. Ariko bwa bunyamuhango barakubwira ati ibyanyu byo byapfuye, byanteye amagara, ibyo byapfuye ntabwo byemewe, kuko wa muntu adahari. Kandi ubwo hakaba harimo ukuboko kw'indamu, kuko benshi ntiyagusezeranya utamuhaye ya mafaranga, ntiyagusezeranya ubu bashyizeho n'amande aho basezeranya ku nsengero. Bakavuga bati mwe muzanye 100,000, uzazinduka akirangiza tuzayamusubiza, uzakererwa tuzayajyana. Kugeza ubwo umuyobozi w'idini, umubyeyi, uwo mushumba uragiye intama zigiye gushinga urugo rurushya, aho kubatwerera nka Yesu atwerera ikana y'i Galilaya, Yohana 2, agasigara ari gusenga y'ikuzimu. Ariko bati iyaba bakererwaga aya mafaranga nkayarya. Nuko baba bakerewe bakavuga ati Imana ishimwe zirinjiye, aho kubabazwa nuko mbese ibi bintu by'ubunyamuhango bidafite icyo bivuze mu mwuka. Mbese abo mwasezeranije nta batanye, mbese abo musezeranye nta barwana bagaterana ibipfunsi. Ubu bunyamuhango ni utuntu twose dukorwa, ariko ikigenderewe ntacyo birakora ku mutima. Iyo abantu bamaze kwanga iyi nama barangwa n'ubunyamuhango. Icya kabiri, bashaka kugaragara inyuma gusa. Ibi muzabisoma mu gitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi, ariko ngiye sindagisoma, ndasoma imigani ya Kristo. Ahanditse ngo abayobozi b'Abayuda barebaga urusengero rwabo, ni icyigisho cya 23, barebaga urusengero rwabo rw'akataraboneka n'imihango y'idini iremereye, agasuzuguro kakabashengura. Nyamara igihe bari baretse amahame y'ingenzi y'ubwami bw'Imana, nibwo imihango yiyongereye, kimwe no gupfusha ubusa. Iyo abantu birengagije kugira imico myiza no kurimbisha umutima, agasuzuguro no gushaka kwibonekeza, bisaba ko hubakwa insengero z'akataraboneka, gushakira ubwiza mu kurimbisha umubiri mu buryo buhambaye n'amategeko y'imihango. Muri ibyo byose Imana ntihabwa icyubahiro. Imana ihitorera agaciro kubera ubwiza rifite buritandukanya n'iby'isi. Ibi byose byo kugaragara inyuma, ugasanga abakene baburaye, imfubyi zaburaye, abapfakazi mutunze baburaye, babaririmbyi, ndetse bamwe mukanabirukanisha imigeri ngo babuze iniforume muri korari. Nuko mukazamura ngo urusengero ngo kataraboneka, ngo turusha abanaka, ngo turwubake, ngo tugwire ubunaka, akaba amarushanwa. Kugaragara inyuma ni ikimenyetso kiranga abanzi iyi nama, kuko abayemeye ikiba kibashishikaje ntagakiza ku mutima. Ikibashishikaje nababuraye n'ababwiriwe, ntabwo bashishikazwa n'ibigaragara inyuma bidafite icyo bimariye umutima. Indi ngingo iranga aba bantu, mbibutsa ko n'abafariseyo muri Matayo 23:25 nicyo Yesu yabagaye, ngo mw'abafariseyo mwanjye yajyamwe, ngo mwoze igikombe inyuma, ngo kandi imbere harimo ibizira. Ariko uzi kwicara ku ntebe nziza, urusengero rwiza rusize neza, rutatse neza, rugari kandi runini, harimo ababuraye n'abarwaye babuze na mitiweli, bicayemo nabo baboreyemo, ariko rwari rwiza. Nicyo abafariseyo bakoraga. Yesu icyo yadutumye, arashaka umutima ko tuwutunganya, mu mbabare n'abagowe tugashyiramo ayo mahoro yo mu mutima. Abo b'incike batagira ababo tukabereka ko tubashyigikiye, kuko nicyo Yesu yadutumye. Noneho ni nawo murimo w'Imana, abo Yesu azajyana mu ijuru. Matayo 25:31, nabasuye abandi ku bitaro, nabasuye abandi muri gereza, nabacumbikiye abandi, nababambitse n'ababagaburiye, kuko yarababwiye ngo ubwo mwabikoreye bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, burya ninge mwari mubikoreye. Indi ngingo iranga abanzi y'inama, bumvira indongozi kuruta Bibiliya. Myizerere itandukanye bagira indongozi, ariko ku basoma ibitabo ndabibarangira. Ubutumwa bwatanzwe mu muzingo wa mbere 416 bita indongozi cyangwa kanuni cyangwa se imitegekere y'itorero. Handitse ko twebwe ab'Imana ari Bibiliya. Muzabisoma no mu rwandiko mu rwibutso n'integuza tariki ya 8 ukwezi kw'icumi umwaka w'1831. Handitse ngo our creed is the Bible, indongozi yacu ni Bibiliya. Ndetse bo barananditse ngo turabanzi b'umuntu wese wahangara kwandika indi ndongozi apari ya Bibiliya.
hepfo barandika ngo ntidushaka gutera intambwe nubwo yaba imwe mu byo dukora yatuma duhinduka Babuloni. Kugira indongozi ni ukuba Babuloni. Bati iyi ndongozi twayishyizeho kugira ngo ibintu ngo bigende neza, ngo urabona ngo abantu ntabwo bakumvikana ntibahuza, bahuza bananiranywa batese. Muzabisome mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa 3 paje 20 handitse ngo our creed is the unity, ngo indongozi yacu ni ubumwe dufitanye. Ab'Imana bakiriye Yesu bemeye ya nama bagirana ubumwe kwisi kandi bakumvikana, nta gatabo k'amategeko kabanje kubayobora. Noneho rero ikindi nuko aba bantu batinya abantu, bahisha abantu aho gutinya Imana. Tumuyobozi yaravuze sinanyuranya nawe. Ikindi bagira imikorere itagira kuka, ibyo nabivuze mu makwe. Cyangwa se bajya no gutora umuyobozi w'itorero umudiyakoni se, ukumva bari muri campaign nk'iyabisi ngo murahirwe ngo abibona ko batakidutwara abamajyaruguru cyangwa amajyepfo, abo hirya cyangwa hino, ukagira ngo nabapagani kandi byitwaga iby'Imana. Iyo mikorere ni ikimenyetso cyo kwanga iyi nama. Urukundo rurakama burundu. Ibyo bigaragarira kuko utita ku bakene. Bahirwa niba 117 baranditse ngo idini tita ku bakene si idini nyakuri, ahubwo ni igishushanyo cy'idini. Yakobo 1:27 idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data twese niri no gusura imfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Rero urukundo rurakama, ugasanga mu itorero abitwa bene se basengera hamwe, abakire babukwabo na korari yabo, abize babukwabo na korari yabo, n'abatindi bakabungirana. Ntabwo babanyembaraga bumva bafite inshingano yo kuzahura abo banyantege nke, ahubwo baritandukanya. Nuko ni ikimenyetso cy'urukundo rwakamye. Noneho rero abantu bagakorera idini mu cyimbo cyo gukorera Imana. Korera Imana habakene, korera Imana abwiriza ubutumwa, ukorera Imana ahimbabare. Ariko ugasanga umuntu wari mu barushanwa gusa ngo bavuze ngo tuba bambere, ugaharanira kuba uwa mbere mu bizashimwa bikandikwa no mu bitabo, ariko muturanye yishwe n'inzara, nta handi ari kwandikisha mu ijuru ibyiza byawe wakoze. Nuko kandi nawe ukanyurwa, ariko unyuzwe nabi. Muzasome Mateyo 25:31 abo Yesu azabwira ngo nimuze mwebwe abo Data yahaye umugisha. Muzasome, nta muzasanga handitse ngo baguze gitari y'itorero, nta muzasanga handitse ngo bubatse urusengero, nta muzasanga handitse ngo baguriye pastor imodoka cyangwa inzu, ntaho bihanditse. Ariko handitse ngo nari nshonje muramfungurira, nambaye ubusa murabikora, ndi mu nzu y'imbohe murahagera. Ibintu bisobanutse byumvikana, ndi ku bitaro muransura. None nimuze umurago bwami Data yateguriye abamukunda. Rero mu nkundire abazasoma ibifuzwe byose nerekera hasoza no rupapuro rwa 253 abasomi y'Ikinyarwanda. Ngo mu gihe cy'Abayuda ngo bashakaga gukiranuka ngo guturuka inyuma, ngo noneho Yesu nawe baregutsemo baranyuranya kuko nawe yashakaga gukiranuka guturutse imbere, kandi ibyo ntabwo byahuza. Ushaka kwibonekeza no kwigaragaza. Umuntu umwe yari igisambo, n'abana b'abaturanyi bakajya bageriwe, akaba adashaka kwitwa igisambo, ariko n'ubundi adashaka kubaho ibyo kurya bye. Nuko agafata ibyo bishyimbo by'umundereri cyangwa by'injamari akabasiga ku minwa, akagera bigeza no mu matwi no mu matama, ngo nibareguka muri karitsiye byitwe ko bariye. Ko gukiranuka kwe mbese niba uri kumva ko guturutse inyuma, ko gusiga, niko Abayuda bari bameze, kandi n'Abafarisiyo ba none nuko bameze. Ariko Yesu we nushaka mu bantu ntumenyekane ntunagaragare, ariko abugaburira ababona igishoro bavuye iwawe, abambara bavuye iwawe, abavurwa ari uko banyuze iwawe, abona kamituweli kuko babadutse iwawe, bazamenwe n'ijuru ryonyine. Uko gukiranuka niko Yesu ashaka, kandi ntabwo wakugira utaremera inama y'umugabo uguhamye. Noneho ikibazo gisoza, abayemeye basaba bate kandi bakora bate? Umuntu ku giti cye, itsinda. Aho ndahihuta, icyambere batinya Imana, bumvira Imana nubwo banyuranye n'isi yose, nubwo byabashyira mu kaga, ariko akaba ari byo Imana yavuze. Ni Ibyahishuriwe 2:10 barabwiwe ngo uzajye ukiranuka uzageze ku gupfa. Niyo ntego bafite,
kuva 23 umurongo wa 2, uyu murongo barawuzi uvuga ngo ntugakurikize benshi gukora icyaha kandi ntukagire iyo benshi bagiye. Aba bemeye iyi nama iyo bagiye gukora ntibabanza kureba ngo abandi babigenje bate, ngo mbe ngo hari abakuru bamwizeye nk'abafariseo mu gihe cya Yesu. Ahubwo arareba ngo niko Imana yavuze. Yego, nubwo yaba agiye kubikora wenyine nka Sadurake na Meshake na Abedenego mu kibaya cya Dura bahagaze ntibunamire igishushanyo batitaye ngo kuki imbaga nyamwinshi yapfukamye turasigara twenyine, ibyo ntibabyibajije. Ari nayo mpamvu mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, abasoma Icyongereza n'urupapuro rwa 590 haranditse ngo ugereranije na za miliyoni na miliyoni z'abaturage batuye isi, ngo abana b'Imana nk'uko bahoze niko bazahora, ngo iteka ryose ngo bari umukumbi muto. Ariko bageze epfo barandika ngo Dieu représente toujours la majorité, ngo aho Imana ihagaze iteka ryose niho haba habaye rubanda nyamwinshi. Nubwo yaba ihagarariwe na babiri bahanganye n'ibihumbi, uruhande Imana yagiyeho nibo baba babaye benshi. Iyo wakiriye iyi nama ntabwo kangwa n'igitutu cy'abenshi, ahubwo ubanza kureba niba ibyo urimo ari ukuri ko mu ijambo ry'Imana, ukabikora utitaye ngo abandi bazavuga ngo iki, bazashima cyangwa bazagaya, bazabiyoboka cyangwa ntibazabiyoboka. Ngiki kibaranga. Icya kabiri, bashyira ukuri hejuru. Niyo mpamvu ibintu byose bigomba gusuzwa kuri gahunda. Nibutsa abaduteze amatwi, ni naho ntandaro y'ubu bugorozi mwumva, ni ugushyira ukuri hejuru. Senga upfukamye niko Bibiliya ivuga. Bahagarara ni abafarisayo n'umukoresha w'ikora utazi Bibiliya. Cyo kora na Hezekiya yasenze arwaye ngo yerekere ivura arabirinduka. Niba uri indembe nawe nta kibazo, ariko nta wundi muntu wemererwa gusenga ahagaze. Icya 10 harimo umugabane w'imfubyi n'abapfakazi. Ijambo ry'Imana ridutegeka kuriyoboka ryonyine tutavanze nk'ibihimbano by'abantu. Mbese ntabwo tugira Noheli kuko ntaho yanditse muri Bibiliya. Ntabwo tugira karasisi n'igisirikare cy'itorero kuko ntaho byanditse muri Bibiliya. Mbese akantu kose gira gakora ubanje kubaza ngo Bibiliya ibivugaho iki. Umudiyakoni arabatiza, umuvugabutumwa arabatiza, umwizera arabatiza kuko byanditse muri Bibiliya. Ariko uvuga ngo abatiza pasiteri wenyine ntaho byanditse muri Bibiliya. Ubwo rero aba bemeye iyi nama ukuri barakuyoboka batitaye ngo mbe benshi bazavuga gute. Noneho barajwe ishinga n'ibyaha byabo nuko babikizwa. Na Filipi 2:12 ngo mukorere agakiza kanyu mutinya kandi muhinda imishyitsi. Ikindi bafite umwenda wo gusoza inshingano zabo, umuntu ku giti cye, itorero muri rusange, n'itsinda. Icyanyuma baharanira gusa ibyo bizera, baharanira gusa n'ibyo bizera. Ni Ibyakozwe 24:16, aho Pawulo yavuze ngo nicyo gituma mparanira kugira umutima utandega ikibi mu byo ngirira Imana n'abantu iminsi yose. Ndetse na Petero ya mbere 2:12 aravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani kugira ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwa. Mu ijambo rimwe aba bemeye iyi nama ngo nibo bazagarura itorero ku kibanza cy'intumwa. Bakora uko intumwa zakoze, bakore nka Pawulo utarakoreraga ibihembo, bakore uko intumwa zakoze, bakore nka ba Petero bitangiraga rubanda bakabaruhira, bakore uko intumwa zakoze, babe nka Doruka wafataga igihe cye, ubudodo bwe, imyenda ye akabara abapfakazi imyenda, babe nk'umusamariya mwiza witaga ku mbabara atazazishyuza, be kuba nk'abanone ahubwo baba muzana ya Doruka nayo bakayirira nkaho yabatumye. Aba bantu bakiriye iyi nama bagomba kongera kugaragaza itorero risa n'iryo Kristo yasize, kuko azajyanira isa n'iryo yasize ntiwamuguranira ngo yemere. Bana b'Imana, ngaho mwese muteze amatwi, reka dusabirane kugira ngo twemere iyi nama y'umugabo wo guhamya. Niko karonka Imana itangira nk'umugisha ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen.